Umugabo umwe yari gutembera aragenda agera ahantu mu ishyamba, yitegereje neza imbere ye abona hari ahantu hari ikibatsi cy'umuriro, aribwira ati reka ngende mpegere ndebe ikintu kiri gushya hariya. Ahageze abona inzoka yari iri guhira mu muriro. Akimara kubona inzoka yari iri guhira mu muriro, yaribwiye ati reka iyi nzoka nyitabara. Asimbukira muri uwo muriro nta gutekereza bwa kabiri, akuramo iyo nzoka. Akimara kuyikura muri uwo muriro, inzoka nta kindi yakoze uretse kumuruma. Nyuma yo kumuruma, kubera uburibwe yari atewe no kurumwa n'iyo nzoka, uwo mugabo yarongeye afata ya nzoka ayijugunya mu muriro. Ariko nyuma yo kuyijugunya mu muriro, yararanganyije amaso hirya no hino, abona itiyo ndende yari ikoze mu cyuma, arayifata arongera yegera wa muriro, kuramo ya nzoka. Ibyo byose ubwo byabaga, hari uwundi mugabo wari uhagaze ku ruhande yarabyitegereje. Arangije abaza uwo mugabo wari uri gutabara iyo nzoka ati bwa mbere wasimbukiye mu muriro, iriya nzoka ugiye kuyitabara irakuruma, ni ukubera icyo ukomeje kuyitabara kandi ubwa mbere yagerageje kukugirira nabi? Uwo mugabo wari uri gutabara iyo nzoka yasubije uwo wari umubajije ati inzoka muri kamere yayo iba yifitemo kuruma buri kintu cyose kimeze nk'aho kiyatatse. Kubera yuko rero inzoka muri kamere yayo harimo kuruma buri kintu cyose kimeze nk'aho kiyatatse, ntabwo ngiye byahindura kamere yanjye yo gufasha. Icyo twakwigira kuri iyi nkuru y'uyu mugabo n'inzoka yari iri guhira mu muriro, ni uko utagomba guhindura imitekerereze yawe cyangwa se uburyo uteye kubera yuko hari umuntu wagubabaje cyangwa wagerageje kukugirira nabi.